Mwiriwe bakunzi ba Benigras TV, none ngiye kubasuhuza abakunzi ba Benigras TV. Kano kanya rero ndagarutse, ndaje twongere tuganire. Ngiye kubaha inkuru wumva yenda igakora ahantu. Ni umumama twihuse, straight on point, ariko reka mba nisuza amashyashya mugeze hano kanya. Mwibuke ku subscribe nibona nyikwiriye, nubona nta kandi binakwiriye likinge, sharinge, commentinge, byumva. Hanyuma abasanzwe namwe muri abantu b'abagabo ndabasuhuje cyane. Hanyuma rero kano kanya tugiye kujya straight on point. Tugiye gutangira n'inkuru. Ni umumama aragira ati, ndi umumama nakuze n'imfubyi, mfite umubyeyi umwe. Hanyuma ndakura mu buzima busanzwe bugoye, ariko ndakura mu nyuma nza gushaka imibereho, nza gushaka umugabo arapfa. Amaze gupfa tubyaranye kabiri, nkomeza nshaka ubuzima, nza guhura n'undi mugabo nyuma yo gupfakara. Hanyuma twiyemeza kubana, ariko uwo mugabo akaba we yaraje mu mujyi mu buryo bwo kwiga, ariko nayo bitamworoheye. Turahura, turaganira, turahuza, hanyuma twiyemeza kubana. Tumaze kwiyemeza kubana nuko turabana. Hanyuma akajya acuruza ibintu byoroheje, ibintu by'amasambusa, nanjye ngacuruza utuntu tw'utuamvelope. Hanyuma biza kurangira tubona byanze, ariko tubanye neza, nta kibazo, dukundana, turafatanya. Hanyuma mu nyuma akajya ambwira ati, iwacu twe turi abakene, nta kintu nakura leta, ariko nubwo niga uwampa byibura uburyo nabonamo cyo gukoresha mashine, wampa uburyo najya ngera ku ishuri bitangoye. Ibyo bintu byamfasha nanjye nk'umuntu twe tubanye neza. Nza gutekereza, ndavuga nti natwe iwacu nta bushobozi, nanjye nta bushobozi, ariko nza gutekereza mbona tubanye neza. Ndavuga nti reka ngende tujyemo inama. ndavuga reka ngende ngurisha iwacu bari hari aho bari barampaye, ariko banyemera bambwira ati, nubona byakuyobeye neza uzaze urebemo abana. Mfata umwanzuro, ndagenda mbwira umubyeyi nti, ha hantu ntabwo mfite gahunda yo kuza kwa ahubwo ndashaka kuhagurisha, hanyuma nkajya gushakisha iyindi mibereho. Hanyuma ndagenda ndabibabwira, ndahagurisha, njya nabwo turagurisha, tugakuramo amafaranga. Hanyuma nsiga makeya mu rugo, hanyuma ndi ndaza tuyatangira imibereho. Nabashije kumufasha mu mashuri yiwe, ariga, njye ntabwo nize. Hanyuma mbasha kumufasha mu mashuri yiwe, ariga, nkajya murihira byari bimugoye, nkajya murihira n'amasomo. Ibintu byo gufutsa murabizi muri kaminuza, murihira amasomo, mugurira mashine, mugurira igare ryo kugendaho. Hanyuma ubuzima burakomeza, turanacuruza, dukomeza gucuruza, tukajya tugenda akazana ibintu mu ntara, turacuruza, mbese ubuzima bugenda neza. Twabanye mu buzima bubi hamwe. Aravuga ati, twabanye mu buzima mubi, ati twabanye mu buzima bubi hamwe. Twaryamaga tukabyuka tugasasura, tukongera tugakoreraho ibindi, nijoro twongera tugasasa. Murumva ko bwari ubuzima buturushye ariko turiho. Hanyuma naje gutwita, mbyara umwana wa mbere, mbyara uwa kabiri. Hanyuma tubana neza, ariga, ararangiza, aradefanda, byose ndabikora, ndamufasha. Hanyuma mu nyuma amaze kurangiza, aza mugenzi wese kumubwira ati, hari ahantu nabonye akaraka, aramujyana. Akaraka arakabona, aratangira, ariko cyari ikiraka. Amaze gutangira arakora, amaze kugera ku kazi, naho ngaho ubuzima bwahindukiye. Ati rero byagenze biti, aravuga ati, aho ngaho nyuma yo kubona akazi yahise atangira kubona ntakora ntasazi we, atangira kumbwira yuko tutareshya, ubuzima buratangira bubi. Abona akazi keza, ariko cyari ikiraka. Hanyuma atangira kumbwira yuko ngewe ntize, ndinjiji, ntacyo maze, kandi mwa bantu mwe ntako ntagize, nagurishije iby'iwacu, ndamurihira. We yari afite byose, ariko murenze ntabwo ibyo biba bihagije. Ukeneye numva yarakeneye imashini, yarakeneye uburyo agerayo, amatike, yarakeneye gufotoza ayo masomo yiwe. Byose byavuye kuri ngewe kuko nagurishije iwacu. Hanyuma amaze kubona akazi keza rero, atangira kubona yuko ntakiri muri size yiwe, ntakiri urwego rwiwe, tutakiri ku rwego rumwe. Hanyuma atangira kujya bimbwira, murabyibuka neza ko nababwiye ngo
twashakanye mfite abana babiri. Hanyuma ati ntabwo kiri kuri size yanjye, ati ikindi kandi bariya abana ntabwo ari abanjye, ikajya binkora mu matwi, bariya abana si abanjye, abana ndabafata ndajyana mbashyira ahantu, ariko mu nyuma ubona bashyizeho nawe biranga. Birangira yongera abansubiza, abana ndabagarura. Ubwo twatangiye kubona nawe kuva yabona akazi. Ubwo rero hashize igihe mu kubona akazi kiwe nibwo natangiye kubona bikurenza mbere atarakabona. Turatangiye tukajya dupfa ubusa, ndihangana ndavuga nti wenda ni uko bimeze, ariko akageza ambwira ati wowe ntabwo uri size yanjye, naribeshye. Akajya ambwira ibintu byinshi. Nyuma yo kubona akazi turasebya, ntabwo turi ku rwego rumwe, ndabyihanganira. Nyuma nza kubyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu we noneho nza kumubwira nti rero reka tuboneze. Ati wapi, ntabwo byashoboka, tuzabikora mu buryo busanzwe. Birangira nza gukurikiza umwana ukiri mutoya, noneho ubwo ashaka inzira zo gukuraho wa mwana, ariko genda byanga, nanga ko akuramo wa mwana. Umwana ndamubyara ku ngufu, biba bibi. Arambwira ati ngomba kwikuramo, ndamuhakanira, twanga kubyumvikana. Tugezaho iyo mbabwiye ngo biba bibi, aragira ati byabaye bibi, kugeza naho byagezaho mu rugo twari tutacyumvikana. Umwe ararahe ndararahe, nafunga yakinjira agafunga, ndamwihorera. Sasa ahandi turaryama, najya kumukurikirana ati wapi we ntabwo uri size yanjye, ntabwo turi ku rwego rumwe. Umugabo aratangira aransuzugura. Umugabo twabanye akiri umunyeshuri, umugabo twabanye dufatanya, tubyaranye gatatu. Hanyuma atangira kubona ko ntari mu rwego rwiwe. Ibyo ndabyihorera. Mu nyuma aza kumbwira ati ngiye kwaka credit. Ntabwo twari twarasezeranye mu byibuke, ntabwo twari twarasezeranye, twari twarahuye gutyo. Mu nyuma arambwira ati ngiye kwaka inguzanyo. Hanyuma inguzanyo aragenda arayaka, sinari ngo nangahe kuko ntabwo twari twarasezeranye ngo ngende sinye. Hanyuma arambwira ngo bamuhaye amafaranga miliyoni zingahe, kandi ambeshya. Bari bamuhaye miliyoni 15. Hanyuma arangije arambeshya ngo bamuhaye 5. Arangije ati ngo nayo mubwiye ikintu cyihutirwa, reka dushakaho kuba. We kubera ko yansuzuguraga ambwira ati ntabwo ndi muri size ye, oriye kugira ngo ajye kugura hahandi tuba, yaragiye yiguriramo imodoka. Mbona araje na bagenzi biwe baraserebura, bishimiye ko yaguze imodoka. Ndambwira se ibi bintu wabitekerejeho, ugiye gukora ujya kugura imodoka mbere kuguraho tundi? Ati jewe kuransebya, kubandi kazi nkabona abandi barimo baragenda mu zabo. Ati nkabona abandi barimo baragenda mu zabo, ariko jewe nkanyagirwa, nkagira gute? Ndabyihorera. Imodoka sinigeze nyikandagiramo, sinigeze nyigiramo. Higezamo amahirwe ko yambwiraga ko ngewe ntacyo nzi, ntacyo nshoboye, ndimbura mukuru, mbese nta kamaro mfite. Dukomeza kubana gutyo nabi. Mu nyuma ageze aho noneho atangira no kunzaniraho n'abagore. Hanyuma iki gihe ntikubyara umwana mutoya, aragira ati nari mfite n'umukozi, uwo mukozi nza kumenya yuko baryamana, ndabyihorera. Ariko ndabyihorera ko nari mfite umwana mutoya. Ndavuga sudisa bigenda bite, ndabyihorera, ndabyakira. Ibintu byose urabyakira. Hari igihe iyo kakira ibintu bibi nk'ibyiza, kubera ko nabaga afite abana nkeneye kurera, afite gukuza abana, afite abana b'indahekana. Ndabyihanganira, akomeza ntoteza. Ariko ikintu cye cyoje nuko yambwira ngo sinize, ndinjiji, ntabwo ari size yanjye, ndamwihorera. Umugabo arakomeza arakora, nta kintu bimaze. Birutwa na cyagiye mbere utaragira ibintu binyobeye. Ubwo ntangiye kujya njya gushaka ibiraka, ariko aza nanone, ariko ntoteza. Hanyuma mu nyuma aza gushaka n'umugore. Umugore arambwira ati dore jewe, ati umugore ngewe narize, ati umugore yarize ntabwo ameze nkawe, ntabwo asa nkawe, urinjiji. Ikintu yahoraga kisubiramo ko ntize, ariko akirengagiza ko nubwo ndinjiji hari icyo namufashe, cyangwa se nabashe kumwishyura ayo mashini, nabashe kugira icyo mufasha. Ibyo se abyirengagiza kuva yabona amafaranga. Arambwira ati jewe mfite amafaranga, wowe nta kintu ufite, nta kintu uriho, ntabwo uri size yanjye, ntabwo uri ku rwego rwanjye. Naribeshye. Hanyuma icyakurikiyeho naramwihoreye. Mu nyuma aza kumbwira yuko bitagikunda yuko twakomezanya, ndamwihorera. Ndavuga nti ntabwo n'undi muntu yabana n'umuntu ku gahato. Hanyuma twarakomeze, bibaho nabi, tubana nabi. Ngeze mbona ni bibi. Ndavuga nti rero aho kugira ngo tuzicanirike amaguke nigendere, ndagenda ndahuka nanjye kwibana. Hagati aho ngaho no kuvuga ngo tubana, iwabo sinari ntibigeze baparticipamo, iwacu nabo no kuvuga ngo sinigeze mbabona. Ariko
mu nyuma naje kugenda ndahuka kuko nabonaga bimaze kuba bibi cyane. Maze kwahukana amenya aho ndi, ahamagara abayobozi baraza, yemera yuko uko yahoraga ambwira ati nta kinshaka nkamwihorera. ndavuga naho kugira ngo urebe ibintu bikajya igendere ngiye kurura umutwe. Murabyuka umuntu aba ananiwe, aragira ati umuntu aba ananiwe, ati rero naravuze nti reka mbe ngiye ku ruhande mbanze nitekerezeho, nawe abanze yitekerezeho wenda bizashoboka. Njyana abana banjye bari batatu, abana be bari batatu, abandi bari abanjye, umuntu wa mbere wapfuye. Hanyuma rero ndagenda nitekerezaho, maze kwitekerezaho ajya mu buyobozi turampamagara ko nari hafi aho ngaho, arambwira ngo njye mu buyobozi. Ndagenda aravuga ati uyu muntu ntabwo mushaka, ntabwo kiri ku rwego rwanjye, ahubwo nzajya mufashiriza abana. Arabyemera, ndamwihorera, ndavuga ni n'ubundi yambwiye ko atanshaka, nta kibazo niba yemeje kumfasha. Hanyuma arasinya yemera ko azajya ampa amafaranga, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga nayo ntiyigeze yampa, ntiyayampaga, yayampaye rimwe ubwo birarangiye. Arongera akajya yampa ibinabi biranga. Hanyuma ati njyewe nakomeze gusafaringa nkayashakira ibiraka, ko ari umuntu uzi gushakisha, ariko nuko ko ntabwo nari narize, twabanye ntarize, ariko nari umuntu uri gushakisha. Noneho naho nakajyanye abana narahagurishije kubera we. Hanyuma akomeza gusafaringa kumfasha, arabyanga. Murabibona mu mitari kumwe, abana barwara buri munsi, umuntu ahura n'ibibazo byinshi, kurya bikeneye buri munsi, amashuri, iki byose. Burya nta kintu umuntu yaguha gishobora kuvuga ngo wabona ko cyahuza n'ibintu n'ubuzima bw'abana. Bararwara mutari kumwe, barakenera iki ngiki mutari kumwe. Murumva ko nubwo umuntu aba agufasha, ariko ati ntabwo yashoboraga kuba byakunda. Nanjye narashakishaga, nakomeje ibiraka, abana ndabagira, kuko abana n'abayimfubyi, abana banjye ntabwo nagomba kubarekura. Mu nyuma rero aza kuvuga ngo arashaka abana be, ngo niwe ufite ubushobozi. Nanjye ndamubwira nti ntabwo naguha abana banjye mu gihe ntarapfa, ntabwo nzabarera. Arambwira ati rero njyewe ngiye gushaka, kandi ngiye gushaka umuntu muzima, umuntu wize. Murumva ukuntu yamjajingaga, yambreningaga, ati ubu ngubu ngiye gushaka umugore igihe wize, ufite amafaranga, abo bana tuzabarerana, ngiye mpa abana banjye usigarana abawe. Nanjye nkamubwira nti ntibishoboka, agera abayeho nk'imfubyi, nta muntu uzandera tukiriho. Ati nanjye nzabarera kubera ko nkurusha ubushobozi. Tugahora muri ibyo, ariko ubuyobozi bukagerageza kudufasha. Ndamubwira nti mu gihe ntarapfa njyewe nta muntu nshaka ko anderera, nkeneye kwirerera. Fasha abana bawe, ibindi byihorere, bafashe bazamuke babeho. Murumva ko n'abana bari gukura, bari bagenda bareba, abakuru bagenda bareba uko ikibazo kimeze. Hanyuma dukomeza muri ibyo, mu buyobozi, ariko twaratandukanye. Gufasha abana ntiyigeze yumva ari ibintu bimwinteresa, yabikoraga rimwe undi akabyanga. Akomeza agashakisha, agahora ambwira ati giye murusha amafaranga, itegeko rivuga ko abana mu gihe murusha amafaranga no burya ari njye ugomba kubakubira. Nanjye nkamubwira nti mu buzima nta muntu uzigera nderera nkiriho, ndacyari nyina. Uwo nguvuga ngo agiye kugira muzabyarana, muzarira undi muryango, ntabwo ari ngombwa abanje nawe muzagenda mubyare mugire undi muryango. Ntabwo ari ngombwa, hano ngiye mfite umuryango twafonze njye nawe n'uwo mbona we mugiye kuzafona undi muryango. Ntabwo ari ngombwa kujya kumushyiraho umutwaro w'abana kandi njye hari. Icyo gusa bafasha abana bawe, ibindi ubyihorere, njyewe nzabirerera. Akomeza kwanga kumfasha biranga. Hanyuma mu nyuma ati rero ati ubwo ngo twakomeje gukukana gutyo mu nzego z'ubuyobozi hose. Abana agatangira kujya ambwira ati mfite amafaranga njyewe, abana nzabagukuraho. Nanjye ambikamo ubwoba, ati mfite amafaranga, itegeko rivuga gutya. Nanjye mba mfite ubwoba, ariko nkomeza kurera abana banjye, nabo barakura, barimo barareba iyo bigana. Hanyuma nkomeza gutyo. Ati twakomeje gukurukana biranga, ruragica. Nkomeza kudefanda kugira ngo ndebe uko abana banjye yabafasha, ariko biranga. Akajya abwira ati nkurusha amafaranga, abana nzabegukana ku itegeko rirangira. Mw'abantu mwe rero, ikintu gitumye nzangaha nta kindi, ndagira ngo mumfashe mumbwire icyo gukora. Nkeneye kurera abana banjye. Murabizi neza ko abana akenshi ni nyina. Ndacyariho nubwo ntafite ubushobozi, nubwo naho nakabajyanye, twarahagurishije kugira ngo nkunde mufashe azamuke arangije kwiga, anyibona ko ntakiri mugenzi wiwe, arantaragenda agiye gushaka Yego vuba. Ariko se niba agiye gushaka
mumfashe mumbwire nakora iki, nkeneye ko abana bakura, ikindi anditsemo ubwo ambwira ngo abana azabanyaka, ikindi nkeneye kurera abana banjye, ikindi ni se afite ubushobozi kandi abana bakeneye byinshi kuri njye, nubwo nashaka kubona ko bike mbonye nkora ibiraka, nkora ibyo nshoboye nkabibona, ariko ntabwo mbasha kubahaza muri byose, ndabyumva. Ariko se koko igikwiriye nk'abantu mumbwire ni ukwikuraho abana, ese koko mbikureho mbamuhe, ese nakora iki, ese nibyo koko niba umuntu adafite ubushobozi, nibyo koko itegeko rivuga ko bagomba kubamwaka, yego wenda nibyo, ariko se ngiye kurererwa n'undi nkiriho, nkeneye kurera abana banjye, mumbwire namwe icyo gukora. Ese mumbwire ndagana izihe nzego zishobora kumfasha kuba narera abana banjye mu gihe ngihari, ese nakora iki? Icyo kibazo afite, mugerageza kumufasha yakora. Ikindi yarababaye, aravuga ati narababaye, nicyo kintu cyambabaje ku buryo no gushaka sishobora kujya gushaka no guteka ikintu nkeneye kano kanya mukirira abana banjye, nta kindi. Narababaye, yarankomerekeje bihagije, nagerageje kuzamukana nawe mu bukene, ariko ageze mu kire aranyibagirwa, abona ko ntakisaze, nta kibazo, yego mfite amaboko yo gukora, mfite gukora nta kintu bintwaye, ariko se abana banjye kuki nakura abana banjye ngo nuko navuze ubushobozi? Ese koko ndekura abana banjye ngiye nibeho nk'incike kandi narabyaye, nemere undi anderere kubera yuko ntafite ubushobozi? Ese aho mbagejeje kano kanya mu by'ukuri nubwo wenda batabayeho nk'uko bakabayeho, sibye ko umuntu wese arakura, nibyo koko namwe mwangira inama yo kuvuga ngo ndekura abana banjye bagende, nemere njye kwishakisha nyine, njye nkorera inda yanjye njyenyine, hanyuma kugira ngo nubahirize itegeko. Ndabyumva nibyo ni itegeko, ariko se niba nshaka kwirerera nakora iki? Ngiye mungira inama nk'umuntu mubona neza ko afite ikibazo, mubona neza yuko nkeneye inzira nanyuramo, ikindi namubwira niba arimo aranyuma nagerageze, niyumva koko afitiye abana impuhwe nabashakira ahantu baba. Ese koko ntabashije kwishyurira inzu ariyo yonyine igoye, azabasha kumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi? Niba atabashije kwishyurira abana minerivare, akaba atabashije kwishyura abana inzu babamo, akaba atazi ko baba bariye mu gitondo cyane kandi nimugoroba, akaba atazi ko byibura uko baramutse barwaye cyangwa se hari undi buzima bwanyuzemo, mu by'ukuri nkwiriye kubarekurira umuntu. Ese koko uwo nguwo ushaka kubarera ngo nuko afite amafaranga, nibyo koko mbamuhe kubera ko afite amafaranga? Ese koko amafaranga azaba urukundo rwa kibyeyi? Ese koko amafaranga azaba uburere koko bakwiriye? Ese koko amafaranga azankuraho abana banjye? Niko agira ati amafaranga azankuraho abana banjye ngo nukubera yuko ntareshya nkawe kandi nanjye haraho namuzamuye? Ese kuko mumbwire nkwiriye kurekura abana banjye bakagenda ngo nuko bimeze gutyo, ngo nuko agiye gushaka umuntu bafite amafaranga? Nkwiriye gukora iki? Icyo ni cyo kibazo afite, arababaye, akeneye ibitekerezo by'abantu batandukanye, akeneye ko mwamugira inama, akeneye ibitekerezo, akeneye inyunganizi, akeneye kumva ibintu abantu bamurimo. Yaravuze ati hano hantu ntabwo bagira inama umuntu bazi, niba mutananze ntacyo, ariko mugerageze kungira inama nk'abantu mu gitekerezo cya buri wese. Ngira ngo rero hano murabizi ko igitekerezo cya buri wese ari ingirakamaro. Wowe niba ubyumva gutya ubwire gutya, nawe niba ubyumva gutya ubwire gutya, wowe nk'umuntu mukuru azashungura abone icyo yakuramo. So nibaze rero uko igitekerezo cyumvikanye, inama hafi, ibitekerezo hafi, inyunganizi hafi, no kuba mwamwihanganisha nabyo ntacyo bitwaye, nabyo ni igitekerezo cyiza. Hanyuma buri wese avuge uko abyumva, hanyuma nawe kugira ngo azabibona cyangwa se azabyumva cyangwa se azabona neza icyo akwiriye gukora. Niba koko akwiye kurekura abana bakagenda bagasanga ise kuko adashoboye, niba se agomba guhaguruka agakora kubera abana, niba se agomba kurekura mama akamurerera, cyangwa se niba agomba gukomeza akizirikaho abana akabana nabo, agakomeza akanambana nabo nka nyina wababyaye wabagiriye ku gise. Si bajya bavuga ngo ikirusha nyina kiba gishobora kumurya. So rero mugerageze kumuha igitekerezo kizima, atari igitekerezo kibi.
reka rero mbashimire, hanyuma nizere ko ibyo ngibyo muri bubikore, nizere yuko mwumvishe igitekerezo uko kimeze, mwumvishe ikibazo uko kimeze, hanyuma gerageze kuma inama. Ibitekerezo byacu inyama, ibitekerezo byacu birakenewe, ibitekerezo byacu ni byiza. Sinarangiza ntukije abantu bashyashya, nimubona biri ngombwa subscribe, mukalayikinga, mugasharinga, mukanakomentinga, hanyuma tukayatubana mu buzima bwa buri munsi, tugafasha abantu. Harimo abantu babaye, harimo abantu bafite ibibazo, harimo abantu bakeneye inama z'umuntu bicara bikabayobera. Iyi si turimo niko imeze. Counseling rero ntabwo isaba kuba warayize, counseling isaba kuba wakumva ikibazo ukaba watanga igitekerezo. Nababwiye impamvu y'iyi topic, nkeneye ko twajya tugira abantu dufasha muri sosiyete, twajya tugira abantu tuzamura, twajya tugira abantu tumara agahinda, twajya tugira abantu twongera kwiga ko ubuzima bushoboka, ubuzima bubaho mu gihe bamaze kwiheba, aho kugira ngo batekereze kuba bakihora cyangwa se bakagira ikindi kibi icyo ari cyo cyose. Tugerageze rero gufasha abantu, ntacyo bitwaye, dukorere iyo migisha, ntacyo bitwaye. So rero nibaze yuko igitekerezo mwacyumvishe, nibaze yuko mugerageza mukanselinga cyangwa se kumugira inama, nibaze yuko habayemo kumva neza ko uyu mumama arababaye, afite ikibazo dukeneye kumufasha. Nibaze yuko nta kumujajinga, nibaze yuko nta kumubureninga, nibaze yuko ubona neza ko afite ikibazo, nibaze yuko hari igitekerezo nawe ufite, nibaze yuko hari icyo wamubwira cyamwubaka, nibaze yuko hari inama wamuha, nibaze yuko hari byibura n'ubufasha bundi wamuha mu bitekerezo cyangwa se mu mibereho ya buri munsi. Nibaze yuko wamuba hafi nk'umuvandimwe mushyashya, nk'umuntu mugeza, nk'umuntu wumvishe ikibazo cye. Aragerageza rero nawe uko ushoboye kuba wavuga uti gutya ntacyo bitwaye, ibintu by'akanya gato. So ni ukuvuga ngo rero nka Benny Grace ndi hano ku bwanyu. Iyi channel, iyi topic nicyo nayizaniye kugira ngo tugira abakidufasha abantu, dukorere n'iyo migisha. Nta kintu bitwaye gukorera imigisha, ntabwo ari kwa kundi gusa ngo uhuye n'umuntu uramufashije. n'iyo nabyo gukorera imigisha, ushobora kuba udafite amafaranga yo guha umuntu, ariko ukaba wamuha igitekerezo cyiza kandi kizima akaba yakigenderaho. Hari n'undi nawe ufite ikibazo nk'iki ngiki, nawe ushobora guhita yumviraho, agahita yumva neza icyo mubwiye, nawe akaba ari ibintu arimo aranyuramo nawe kano kanya, akaba yabasha gufata umwanzuro mwiza kandi muzima, tukamufasha. So ni ukuvuga ngo rero icyo ni ikintu natekereje mbere yo create topic, mbona ko nayo nyikeneye mu matopic mfite, mbona ko hari ikintu izafasha sosiyete, mbona ko hari ikintu izafasha abantu, mbona ko nayo inyikeneye mu matopic yose. Kuko natekereje nkavuga nti guteka, kurya nabi ni ikintu kibi, twige kurya neza twibere mu umuntu arakubwira ati ngo nye muri hoteli we dutekereza by'ibintu byiza ugiye kurya. Ariko se ko iki wakifuza, nk'urugero murabizi ko abasilamu bagira irayiti, buri wese avuga ati nzajya kuvumba ipirawu. Gute wifuza ipirawu kandi uteka imiceri buri munsi? Gute rero umuntu yakifuza ibitekerezo by'abantu kandi bahari? Ashobora kuba adafite abavandimwe, abantu tugira abavandimwe batagira umuryango, ariko ukaba wamubera hafi, ukaba wagira icyo umufasha mu mitekerereze, ukaba wagira icyo umufasha mu buzima busanzwe, kugira ngo nawe yongere atekereze neza, bimuhumure, abashe gutekereza, umutwe umwe ntiwigira inama. So niyo mpamvu rero nahisemo kuvuga nti no ku topic mutarayimenyera, ariko ntabwo nzacika intege, nzakomeza nzane topic muzagenda mumenyera. Nuhagera ukumva biragutushije ku mutima, kuko ngewe nk'iki kintu cyantushije ku mutima, igitekerezo cyanjye mpitamo kuvuga nti reka nkigeze ku bandi, hanyuma nabo babe batanga inama nyunganizi. Nubwo topic itaramenyerwa neza, ariko ni topic numva ko nayakreye koko biri ngombwa, iri mu bintu ngewe ubwanjye natekereje, ndavuga nti nayo igomba kujyamo, kuko iyo niyemeje ikintu ndagikora, niyemeje kujya tugira abantu inama mu buryo, kandi koko bizakunda. Nubwo bitarakunda neza, ariko bizakunda. Nta kwiheba, ntabwo nyacika intege. Narababwiye ko ikintu ninjiyemo ngewe ndagenda nkakinjiramo neza, ndagenda nkakinjiramo, sinjye mu bintu byinshi, sinjye mu bintu byinshi, ariko ikintu ninjiyemo ngewe Benny Grace, iyo ninjiye mu kintu ndagenda nkakijyamo neza bien, hanyuma nkakinjiramo, nkagifikinga mu bwonko bwanjye, kikajyamo, nkagikora numva ngikunze. So nawe rero
niba wumva iyi topic ari ikintu gufasha, ujye uba hafi tugira abantu inama, ujye hafi twumva igitekerezo cy'abantu, twumva inkuru y'umuntu, twumva agenda k'umuntu, twumva ibyiza by'umuntu, twumva inama z'umuntu. Hari n'uzatubwira wenda tuzatubwira ibibazo, akaza tubwira ibintu byiza, akaza kutubwira inzira twanyuramo kugira ngo natwe tugere aha. Nabyo nzabyo topic ntabwo iri limite ku bantu bafite ibibazo gusa, topic iri limite umuntu wese wagira icyo atanga, umuntu wese watanga inama cyangwa se inyunga cyangwa se igitekerezo ku kibazo runaka, ushobora kwereka abantu inzira banyuramo bakagera kuri iki, ushobora gufungura ubwonko bw'abantu nk'uko natwe twagiye dufunguka tukabasha gucirika ubwoba tukajya ku ma YouTube channel. Ntabwo biba byoroshye kuba wajya biragorana kugira ngo uhite uvuga ngo ngiye ku kintu nka gutya, ntabwo abantu benshi babikunda. So ariko nkanjye nabyinjiyemo numva mbishaka mbikunze, ngira ngo nesho ntabwo babyumva, ariko igihugu ndabikunze. Ni ikintu nzirikana neza ko ngikunze kandi namaze kukinjiramo, ukijyamo ufite ubwo ari kugira ngo ukakimenyera. Iyi rero YouTube channel nayikreye mbishaka, nubwo bancaga intege ariko nabijemo mbizi kandi mbikunze. Rero maze igihe mbitekereza mvuga nti kuki ngewe ntagira umusaruro nsasi, umusanzu ntanga muri sosiyete, nk'uko nkaba nagira abantu inama, nk'uko naba nakereka umuntu ukuntu yakora ikintu yibereye mu rugo. Hari n'ibindi bintu njya nkora mu rugo, nibereye mu rugo, ngiye nkora gukora utuntu tw'ishinga muri bambabwira ntabwo njye mu bintu byinshi, ariko ibyo ninjiyemo ndabikora. Nzabereka uburyo nkora amavaze, uburyo nkora imitako yo mu nzu. So hari ibintu byinshi nagiye nkora ntarafata na YouTube channel ari kujya mbibereka, ariko nibwo ningera mbisubiramo petit à petit uko nzagenda mbona umwanya. Ntabwo biba byoroshye, nzajya ngenda mbereka ntidore ushaka gutekereza kudafite amavaze ukaba wayakora gutya, ushaka udafite ubushobozi bwo kugura imitako yo mu nzu, kandi hari uburyo ushobora gukora imitako yo mu nzu ngiye kabone neza ko nta mafaranga spendinze. Hari ibintu byinshi, mbese ibintu byose bisaba gufunguka mu mutwe ugakurikira abantu muza kuri social media. Mujye mugira target. Ngiye niba ngiye kuri social media mba ngiye no kwiga. Niba ubonye umuntu akuvuza ikintu kikwigisha, gerageza kwiga, wikuramo kumva gusa, kuramo kumva yes nk'iyi nkuru, ariko ukuremo inyigisho yes. Cya kabiri ukuramo inama yes. Ikintu cya gatatu ugerageze no gutanga igitekerezo yes. Ibyo ni bizagufasha nawe jeneje muri iki kibazo gishaka kubaho, ushaka guhura n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, hanyuma ukaba wamenya uko ukimanaginga. Hari igihe rero umuntu acanganyikirwa mu rugo mu mutwe, bigatuma atabasha gufata umwanzuro wa nyawo, agira depression, bigatuma cyangwa se agahinda gakabije. So rero mureke dufashe abantu, mureke dufashanye, mureke tugerageze kumva ibintu nk'ibyacu. So ndumva ari ikintu cyiza kuri twese. Nibaze yuko ahangaha mbashe gusobanura, nibaze yuko rero hano tugiye guha inama. Topic ntabwo nayumva neza, ariko bizaza ndabyizeye nk'uko n'ibindi byaje. Topic zanjye ndumva mbere yo kuzikora mba nabanje kuzitekerezaho. Channel yanjye ndayikunda, channel yanjye nibaze yuko hari ikintu hari abantu bifasha, kuko nanjye hari izindi zagiye zimfasha. Nibaze ko nanjye hari ubifasha, kuko mwana nabinyeretse natangiriye kuri 0. Ahangaho ngeze ntekereza ko ndabibona yuko hari bifasha. Umuntu yagize gutya agakora subscribe, nuko abona ko yikwiriye, nuko abona ko kimufashe mu mutwe. Umuntu yagize gutya agakora like, nuko abagize umuntu yicaye akareba video yawe akaguha uwo mwanya, nukubera yuko hari icyo babona umufasha, nuko babona avuga ati reka nzamure uyu muntu byibura nawe hari icyo yafasha sosiyete. Ntabwo ari aba wanye na wundi ugira ibitekerezo mu mutwe akabyigumana. Harimo abantu bafite ibitekerezo pe, ariko akaba atashaka kwisangiza abandi. Harimo abantu bazi guteka pe, ariko akumva yabyigumanira we mu rugo iwe. Harimo abantu bafite ibitekerezo byiza, bafite ibintu byiza mu mitwe yabo. Harimo abantu bafite ibintu bazi mu mutwe ariko bakumva babyigumanira. So kera ntandukanye nabo, nahisemo kuvuga nti nabashe kwiga bike, nanjye bikanigisha ibindi. Kuba mwarimu nta kindi bisaba kubikunda. So reka rero mbashimire, mwari muri kumwe na Benny Glass. Kano kanya narifashe umwanya wo kubabwira kuri topic narayikunze, nayo ndayikunda. Tukiri no muri domaine yanjye, ariko noneho ntabwo kugira ngo utange inama ari ibintu bisaba amashuri, birasaba ubwitange, birasaba kuba wakurikiye neza ukumva inkuru. So mugerageze rero mutange ibitekerezo, ntacyo bitwaye, ufashe imigisha myinshi.
mbashimire rero nari kumwe na Beni Grace kano kanya mwanya nayifashe mutoya no kugira icyo tuvuga kuri topic. Always back.